waruswa nazakubona wumvaga nazakubona ahantu uri umvaga nazakubona nicara ibiki se nicara ibiki icara tuganire umva nabyo tuganiramo urama ibyangiye umunsi ahubwo haguruka niyi pano ndayikuramo niyi matera ndayitwara shira hano amafaranga yanjye shira hano amafaranga yanjye nje nzakwishura ariko urabibona nawe ko hano hantu ariko uri umwesikoro koko ubu ngubu rero itangazamakuru rizingura umuhungu ngo ni inyangamugayo ngo ni umusitari ngiye namuha amafaranga yanjye uri kumva ko ku mafaranga yanjye wamindura ku mafaranga yanjye wamindura ku mafaranga yanjye none namushyigikiza nkamwereka ngo wamindura inkoko tugende mu buyobozi oya sister oya buretse oya mutiteze abantu oya buretse mvutotwangira oya niteze abantu bikira kujyana mu buyobozi reka nkubwire tutwenda twawe natwereka mbe ntuzinga oya reka mbe ntuzinga nukuri mbabarira dore oya kagapira se none umva ndagusiga wambaye ubusa umva hagurukeshwa haguruka urama amafaranga yanjye ibihe byiza kuri dukurikira buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye binyura ku Mutako TV nizere ko namwe mwamaze gutakwa n'ibyiza nizere ko amakuru tubagezaho abagiye atandukanye yamaje kubagira dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ariko Umutako twanyarukiye hano bita mu Gatenga twaje gusura nyine umujyama wacu n'umujyama twe tumaze iminsi twarabuze muramuzi Big Sass yagiye anyura kuri kamera zacu za buri munsi tumufata mu gihe bigiye bitandukanye ariko ari cyane cyo kubagezaho tumusanga n'abakobwa aza gusara ajya kwa muganga amakuru yacize nuko ngo bamuvuye agakira twaramushakishije tugiwabo turamubura ndetse n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'umushiri we muri minsi bari kumwe nabo yaramubuze ariko turi kumwe n'umukobwa n'umukinnyi wa filimi muramuzi cyane muri filimi zigiye zitandukanye akina muri filimi yitwa ngo Miss nabyo arazi kutuganirizaho n'izindi zigiye zitandukanye hari ikibazo afite yagiranye na Big Sass ariko ngiye nabwiye ko Big Sass nibuza kumusura ntago ndi bumutungure namusezeye ko nza kumureba ariko nagazi ko ndi kumwe n'umukobwa reka twikaze ku Mutako TV nitwe Siya Kamanzi murakoze cyane amakuru ni meza amazina nitwa Munganya Josiane abantu benshi muri filime banzi kuri Keza Fani n'ayandi agiye atandukanye yego ejo warampamagaye usaba ko tubonana umbwira byinshi bigiye bitandukanye ku kibazo wagiranye na Big Sass muri make ni iki kibazo ngo tujye kumureba nubwo namuteguje reka tazi ko turi kumwe azi ko ngiye kumusura nene namuze kuri nomero aza kunyihamagarira ubwira ngo ati nahunjyana kwere mama Big Sass yari umushiti wanjye kera nyine twamenyanye kera duhura mu bintu bya showbiz ibintu bya filime noneho haza kubaho kubera ko yahuye n'ikibazo ndabumva itangazamakuru ry'iciri bizi ahuye n'ikibazo zakumbwira ati ko nagize ikibazo wamba bari ukamfasha nk'inshuti yanjye ukaniza amafaranga ndayamuha ko yari yansezeranyije ko hari ibikoresho yari afite agiye kugurisha kugira ngo amafaranga yansubize nyuma amaze gukira amafaranga namuhaye yishiye kwa muganga cyagiye ibibazo yagize murabizi abaturage bose barabizi nyuma nza kumuhamagara namuhamagara ntamfate ubwa mbere abanje kujya mfata akambwira ngo ihangare amafaranga nzayaguha nyuma bize kurangira yanze kunyitaba kanga kumfata noneho ndamuhiga mbese ndamubura ngiye iwabo barambwira ngo yarimutse muri rusange nabuze ngo amafaranga nangahe wagize ubwira oya wenda si ngombwa ngo nyavuga imbere ya kamera ariko cyo nzi cyo amafaranga menshi none ubu tugiye kumureba icyifuzo cyawe ni iki icyifuzo cyanjye nuko yanyishyura ni nayo mpamvu ngewe nabitabaje ngo mumfashe nuko yanyishyura kama amafaranga yanjye kuko ngewe nari naramubuze kameme nagiye iwabo ndamubura ahantu hose ndamushaka ndamubura mu nshuti ze ndamubura ariko nyoberwa ahantu yagiye byari bimaze igihe niyo mpamvu yambwira ati wazamfanya mwandi byo kumureba kamati tujyane gusa noze guteza imvururu tumubaza nimba koko warayamuhaye ese byagenze bite tunamubaza byinshi bigiye bitandukanye kubera iki yakwepye reka mamage Big Sass ahantu yandangiyeho nsa nk'uwagize ko yambwiye kano kayira niko nza kunyuramo reka tumanuke kamera mugendane nanjye tujye kwisurira Big Sass nubwo namutunguye ariko biraza kugenda neza muri
rusange. Okay, amayinite ndizera ko arimo. Sister ugiye imbere hariya ntari wowe wigendera, ntuze kurenga aho ngaho, hari ahantu yaturangiye. Ndakora aho twinikaga umutipe se bamuhaye amakuru da, bamuhaye amakuru ngenda haza, ariko of course ndahazi. Cameraman gendana nanjye aduha amakuru ndahazi. Katwe duhagaze aha yambwiye ko ari hano, ariko niho kuri harimo akazu k'amazi namereye. Akazi nkora ka buri munsi ntabwo nzacika intege, ndetse ashaka kuba ahawe amakuru wenda yuko itangazamakuru ryaba riri muri quartier, ariko ndizera ko hano atamenyereye. Sister bamuha amakuru. Oya, kandi njye ari njye umushaka kubera iki se namuha amakuru? Nyine ndavuga bamuhaye amakuru n'abantu batubonye bandi bamubona n'amahanga. Ariko icyatuzanye tugomba kumubona. Niyo twamenye n'ahatuye n'iki. Kuko rahandanye ko twefite gahunda saa moya, mageze hafi mu masaa 5. Reka tunyarukireyo gendane nanjye, ariko ndagusaba ko witwara neza. Bugiye hari akwanze inyuma ya kamera. Bakunzi b'Umutako TV, tubibutse ko buri kimwe cyose tugishyira hanze. Yandangiye ino nzu, katuye ko nayinenze ko n'indi yandangiyemo. Nari inzu nyinshi ramwe ngo ahantu ngo hari robine. Shaka kuba arahanga ni inyoba ntacyo banyihanganire. Banyire inzu. Aramutse. Aramutse. Mahoro musaza. Manager abantu. Ko nakubuza kuri telefone uyu musaza. Ndawandangiye ahantu ba. Nahayo. Ntago nazana kamera. None se nari nyine. Amakuru se wagisaza wari uryamye. Ararwaye ariko musaza. Rero kana cyagiye warasaze. Ni karibu se. Ngiye gutya suzura muvandimwe uri kuri kamera. None se Sasa wazanye kamera ariko mureka no kurirwa yawe. None se mwana byaje kugenda urihangana n'umusitari. Nta kibazo, nta kibazo. Kadukore mu nkweto nta kibazo. Hano mba nakoropye nakoza amakuru y'imese bigsa ni meza. Wari muvandimwe zerekana cyagisha. Sureba se ubuzima bwarahindutse nyine, bihinduka uko bibona. Ariko reka ngushimire ko wanyemereye shaza kugusura. Ndabyibuka ejo warampamagaye rambwa ati mane cyangwa byambaye navuye mu rugo arakwepye. Wakicare ku buriri. Nta kibazo. Bigisasu disi. Ni Umutako TV. Nanze rero kuza ntazanye kamera. Umusitari ako twageze no mu nzu. Umusitari bundi ahora umusitari ndabeshya. Umusitari ahora ari umusitari. Ariko tinya kamera. Reka ndayitinye iki se ko nge natinye. Dore ya myenda ya Big Sass muri kara cameraman. Abantu bazana ngo wagisasa. Barebe ibintu byose birimo ni sawa. Umusheri wawe se amakuru. Sheri wanje ebana nabonye bitari kuvamo ndigendera nivira hirya. Nabonye indaramabura ari kumpa zitari ku ebana zitari go fitinga. Ako ndabona warahindutse utakimeze nka wundi yari. Ebana narahindutse, nsigaye nibera mu nzu kubera uburwayi. Wabonye isomo mu buzima ryo kujya mu bagore? Mu buzima rega isomo umuntu araryiga. Big Sass uraza kunyihangana kugenda wumva ibyo nkubwira, ndetse wenda n'ibyo nibishobora kunjabuka nkakubwira, ariko wenda ndagira ngo tubwire dusangize kugira ngo usare. Kuko ku Mutako TV niho twari turi kumwe twaje kureba nyine urasara dupfukamunwa uragira ibiki n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Tubwire nimba warasubiye mu kumva ko ubwonko bwawe butekereza neza, byaturutse kugira ngo wenda usare ibyo yamenye nyuma byabanje cyangwa ibyabanjirije biri. Ebana urabona bari abagore bamaye isomo uburyo naje mbona ko wenda nigiriye ahantu nkibera njye nyine
byaba umutuzo kuko bari abagore ni nabo batumye insara barandoga bakora hirya no hino ngo bashaka ngo nzabakunde bonyine bakazana imiti. Iyo miti yabo rero niyo yansarishije. Iyo miti bagenda kuzana iransarisha. Ubu ngubu ndi kumva mfitemo n'amahoro makeya kubera nta mugore nkigira muri iyi minsi. Ndi kwiberaho njyenyine tu. hanyuma Cadette amakuru ye nawe nzi ko yari gukodeshereza inzu nawe biza kwanga nyine kwa kujya mu bagore cyane. Nta muheruka kuvugana. Cadette uriya yambereye umugore mwiza ku buryo n'ubu ngubu avuze ati aragarutse sinabyanga akaza tugakorana tukabana, ariko sinzi aho yagiye ibyiwe ntabwo ndi kubimenya muri iki gihe, ku buryo nagerageje kumushakisha ariko sindamubona tu. hanyuma nanone nakomeje kukugendaho ni muri ka kazi nyine warambwiye ati se barakuroze kungenda ahantu hose ndi wa mugore wundi twagufatiraga kuryama na Norvege uri kumwe nawe dusangize uburyo wa mugore mwabanaga we bwa mbere byabaye nk'umugore n'umugabo wawe we bimeze bite dore ko mufitanye n'umwana umwe w'umuhungu. Uriya mugore rero urabizi buri muntu agira imico ye. Hari n'abagore bagira imico mibi. Uriya mugore rero urabizi cyagiye waraje akuzanye ngo amfatanye n'undi mu baby mu nzu. Noneho umugore twaje kwiyunga turiyunga ariko biranga. Nakoza hirya hino hari bikanga. Nashaka ngo mutsibureho bikanga. Ariko nza guhitamo kwa ka divorce mujyana mu bayobozi turadivorsa arigendera. Ihangane ko tumutu turagucana itara mu maso ko hano ntago hagaragara niyo mpamvu twaricanye. Tubwira isomo byagusigiye mu buzima kujya mu bagore ni isomo ryansigiye mu buzima ryamazeho ibintu byose nari mfite, buri kimwe cyose kiragenda sigara ameze nk'uri mu mabuno y'abagore gusa. Vuga ati ebana abagabo bari bameze nkanjye n'abagomba kwisubiraho ko nanjye nisubiyeho navuga ati ngiye gukora ubuzima bwanjye mve muri ibyo byose nangire ubuzima bushya. Kibwira abantu nyine badukurikiye inshuti zawe abavandimwe nanagene wanyu niwo bambwiye uti ntawe ukiyaba tubitse ko Big Sasu aba mu Nyakabanda. Hari n'ikintu twumvishe bavuga ko ikintu cyaba cyarakuvanye ngo mu rugo ari umukobwa ngo akuguje amafaranga yo kwivuza no veno nyuma kwa muganga mukina n'amafilimi ngo akomeza kuzwanyu cyane ngoranye ngo reka nkwepe njya hatandeba nzi ko nawe wanambwira ati nubwo ngwahamagare ko ntazagira umuntu uzamena numero nyiguye nk'umuntu wanjye uzaza unsore. Cyane urabona nagerageje gushaka ubuzima bikanga. Nahuye n'ibihombo byinshi. None nza guhura n'umukobwa umugira neza arambwira ati Big Sasu wowe nk'umusitari mugenzi wanjye reka mugurize udufaranga nyine nawe utangire ubuzima, ariko mu minsi mikeya uzansubiza udufaranga twanjye. Mu dufaranga ndadukenyereraho ndaduhekenya udufaranga turashira. Tumaze gushira rero none se avuye ngo mana komeza uvuge tumaze gushira. None naha wanyitsimbiye nahangaha waje nyuma yo kurya amafaranga. Big Sasu unyihanganire urukumva nyuma yo kurya amafaranga yanjye waje nahuye n'umukobwa w'umugira neza udufaranga rero anguriza ndi umugira neza ngende ikigo gifasha imfubyi. Banza wicare ariko banza wicaramo urahama ibyanjye uwo munsi. Ihangane mwana wangu
banza uyu wicare munsi urama ibyanjye uyu munsi urama ibyanjye urama ibyanjye ariko reka nkwereke be ineza nakugira n'iki ngiki ariko koko kugira neza abanyarwanda nabibonye ko warusiko nazakubona wumvaga nazakubona ahantu uri umvaga nazakubona nicara ibiki se nicara ibiki icara tuganire umva nabyo tuganiramo urama ibyanjye umunsi ahubwo haguruka n'iyi pano ndayikuramo n'iyi matera ndayitwara ibintu byose biri ahangaha byose ndabitwara buri amafaranga ndabizi shira hano kirana amafaranga yanjye subizi ko shira hano amafaranga yanjye nje nzakwishura ariko urabibona nawe ko hano hantu ariko uri umwesikoro koko ubu ngubu rero itangazamakuru rizingura umuhungu ngo ni inyangamugayo ngo ni umusitari njye namuha amafaranga yanjye uri kumva namuha amafaranga yanjye 300 no munza tuzana unyihangana kutubona nawe urayama pata izo pesa zote yamaye udufaranga nyine ubundi na telefone ufite katwumve na telefone ufite katureye mu ikofi ko nayarimo telefone naregurisha nta n'ikintu wifitiye no mu ikofi nta n'ikintu urayama umva fatwa ibi bikofi byawe urampereza amafaranga yanjye haguruka kwanza haguruka ariko niwe mumuzanye se haguruka ni wowe mumuzanye ariko urampereza amafaranga ndarwaye kabisa lipa pesa zangu urabizi ko lipa pesa zangu urabizi ko ndwaye kweli ko nuri kwifungisha ako inda yahanye n'umugongo umva oya ibintu byose biri kuri ubu biri byose ndabijyana ngwiki si amafaranga yanjye si amafaranga yanjye iyo ni kofi yanjye umva reka nkubwire urami ibyanjye dore maze iminsi nariye wowe dore urarya ariko wambabariye noneho ndumiwe njye se nshinzwe kugutunga ngenda gutunga wawe wenda gutunga ngo njye ngo ndarya ayo naguhaye banzo nkayo ayo naguhaye fasha basi ngurize basi ayandi 200 ngo ngwiki akomaniye umutipu uziko utari seriman ngo nguheza ndi mafaranga ngo nguheza ndi mafaranga hejuru ya naguhaye tugeze ongera umugurize inguriza noneho nishurire rimwe reka nkubwire tutwenda twawe natwereka mbe ntuzinga oya reka mbe ntuzinga nukuri mbabarira dore oya kagapira se none umva ndagusiga wambaye ubusa umva hagurukeshwa haguruka urama amafaranga yanjye ibintu uri kwizongezamo sijya by'amafaranga shawe musiga karubanda kandi kuri umwana mwiza mubabari ahubwo ture buryo twakemura mereza ibyanjye nyine reka ngenda ndakwishura ariko mereza ibyanjye ariko waretse kweri ko nakwemereye ko nzakwishura wambabariye kweri cyangwa urashaka ko ibintu tubigira birebire noneho hanyuma tugire si byose cyangwa niba ashaka guserera reka ubuyobozi burahari by'amafaranga ubuyobozi burahari noneho urashaka ngo tuzane ubuyobozi noneho tugende dore amafaranga yawe narayariye kuzana ubuyobozi tugende kubuza none oya ntabyo wambara uragenda gutya reka nkwereke niba nk'umuntu twazanye kandi twasezeranye kutabuza mu buyobozi w'amafaranga turajyayo ariko dore amafaranga yawe narayariye nutayama ndakwitarurira ngo tugende mu buyobozi oya sister oya buretse oya mutiteze abantu buretse umva tutwangira oya niteze abantu biki ndamujyana mu buyobozi oya nyine mureke yambara hagarara umva ndakujyana mu buyobozi urwaye iki sinjye wakondoye amafaranga yanjye si wayakoresheje ibyo wakoresheje ibyo washakaga basi nimba ukeneye n'urukundo ari kumbwira basi nk'urukundo ariko amafaranga tukayihorera cyangwa ukanyongera n'ayandi sasa rwose tuyagahenda ariko dore ubu ngubu ndarwaye ntacyo ndiho dore amafaranga yose wamaye nahaguze ibi bintu urebamo hano noneho biroroshye ambara biroroshye ngahambara noneho rero sibyo kugira ngo twubahane neza mwacakira umuntu
utuntu twose turi muri iyi nzu, izi nkweto urumva, izi nkweto n'ibindi bintu byose biri muri iyi nzu. Mu itegeko ry'u Rwanda nta muntu yeme kugwatira. None ko nari narakubuze ko wari waranze kumfata, ibyo bintu byose biri muri iyi nzu kuko ari byaguze amafaranga yanjye byose ndabipakira. Umva ntago byemewe usigare hanze, noneho hanze nta kintu na kimwe ufite. Kandi birahanirwa, ariko uhagira ukuntu tukabigenza hanyuma haza kwishura. Ujya tubigenze tese. Nimba nakwandikira urupapuro, nimba wambwira icyo ngukorera wenda ngagukora. Bakabyemera ntago ari mukuru. Ese nataya ni yandika urupapuro biri. Nakama amafaranga yanjye. Basi nzakubera umushahidi. Uzayama ryari? Jewe wemera uzayakura n'izareka kuvuga ngo njyewe urya indimi, vuga neza igihe uzamera amafaranga yanjye. Urumva ntago wirwa mu tugora bura burajyanye yashyira mu bagore, dore ko kunda abagore kubi, noneho urangije ngo njyewe se urwaye ikisi, urwaye kira, niyo mpamvu uvuga n'umuyaga. Erega bari barandoze, erega nani ushaka ko ngushiramo nagushiramo nta kibazo. Ushiramo iki? Nese kuvuze ko nshira mu bagore, none se nashiramo iki mu bagore? Urashiramo iki se ufite ngenda kuguriza warangiza? Ndafite nese se. Rwanda ariko umva kareka. Abantu badukurikiye nta muntu ushaka kuzamura ngo gusura umuntu. Nago njyewe ariko reka. Nago ari byiza. Genda mujyana mu buyobozi ariko. Ariko sister, babarira kweli. Tuganire basi. Cyane Nibyanga tujye mu buyobozi. Wenda tujye mu buyobozi. Vuga vuba. Icara. Icara hasi hano hasi yanjye. Ngoki? Umuntu umwe muze. Urayama. Akonzi Umutako TV bumwe n'ubwiyunge babukeneye, ariko sister tuza sibyo? Kandi bizi ko uri umwana mwiza. Tuza ahubwo tumenye amafaranga avaye, nibyanga mugane inzego zibishinzwe zitemura ikibazo. Nibyo ayoya nago nako ari byo. Njyewe mvuga ukuntu byagenze. Uyu mutipe twari tuziranye. Njyewe urabizi ko nyina filime. Noneho arambwira ati dore nawe n'ikibazo nararwaye. Mfasha rwose, mfite flat mu rugo. Ubu nije amafaranga, mfite flat mu rugo nayiguze 700, ubu nije amafaranga 300. Noneho njyewe ya flat nzayiguha kugira ngo amafaranga yawe uyabone. Twumvikana ko flat nzajya kuyifata ari kwa gatanu. Uri kubyumva? Sibyo kutavuga. Nibyo ngo navuga. Ko wagira ngo wowe uyahatse base waruzi kuvuga se nago wavugaga neza. Ko mbona none anga utazi kuvuga kwako nayagohaye. Warwaye iki se, warwaye urayama. Urumva? Sasa nagakire muzima mu mutwe. Sister chamutwarega nagakire muzima neza. Noneho urwaye ibifukunye. Ibifukunye biri muri umutwe wawe ndabigukuramo, nibishirira n'ibivumvuri byose birakuvamo. Byo ngibyo byose bikurimura hama amafaranga yanjye. Ko samu kwitwa fresh. Niko sawa. Twumva neza. Niyo ndabumva neza. Ariko se umukobwa ko ari muza, ariko nawe uteze ingaro. Ingaru. Reka nkubwire rata kuntu byagenze. Noneho 300 ngenda yamuhawe, ngiye ku giti yanjye cash. Ndamubaranda yamuha. Kubera ko yararwaye. Sorry, ari no kwa muganga. Arangije n'amafaranga ndayamuha. Negereza ngo azanzanira flat nayo yigeze nzanira. Ahubwo ikintu yanyituye yahise akuraho iki? Telefone. Nkagenirwa muhamagara ndamubura. Bakambwira ngo ari kunywera harimwe nahagera nkamubura. Bakambwira ngo ari kunywera nahagera nkamubura. Umuhungu bugeraho noneho telefone nahayisubirijeho namamagara nampfate. Urumva? Kumbe do yafashe amafaranga yanjye yirirwa hano yinjiza inkumi, urumva? Inkumi zose ku murongo mu mafaranga yanjye nakoreye wowe we. None se unaweza kulipa pesa za none se ko bajya bavuga ngo abagabo turarya imbwa zikishura, wamba bari mbazi kwa munyumvikanisha wenda ukamunyishurira wowe. Ye mkasi ako bakuri yarasasi ngo ngwiki bigisasi kabigatse ko nake nisikimbwa mu kigani wabyumuje kataritsa wamaje kumumva nagari noneho reka noneho hakiri utuntu twose turi muri iyi nzu twose hari matera mbonye hari n'amakuvuro do hafite n'imipira n'amakoti ndagenda noneho ngende mbifashe n'abantu noneho ajya ndamba sister twege nk'Umutako TV tugiye kwishingira Big Sasu nibe naba ngombwa twa tuzakwishyura nubwo abanga abagabo barya imbwa zikishyura umva nyine kwagize ikibazo cya teroma kenshi giye bimubaho nta twa tumusanze
ntabwo ari tayari Big Sasu. Big Sasu ntabwo ari tayari. Ndi tayari. Ese ko ngo abagabo bararya imbwa zikishyura. None se ko muvuga. Bande babivuga se? Nyaguha wari wishimye, unezerewe ngo nguha amafaranga rwose nzakugarura. Ese kutayangaruriye? Nzayagarura none se imigaruriro urabona? Haciye igihe kingana iki se uyatwaye? Reka tugende tuzagaruka ibinarisa. Oya, nago nava hanga atama amafaranga yanjye. Niba utayama ubwo wowe nyine isi yako urayama siku mwishingiye. Si inshuti yawe. Murakorana nagiye mbona mukorana n'ibiganiro byinshi wenda mwana nayo yasangiye nago mbizi. Nako wenda tugasenkane. Turagwa kuri mobile money. N'iyandi uzategereza. Basi ngiye mwemere senkane. Ngenda hamwemereye. No kuri telefone nakoheza none. Asigaye ni ndusayama. Ntabwo arwaye ni muzima. Bakunze umutako TV wenda tura sister. Njye icyo nkeneye ni amahoro ko twazanye kugira menye ahari mugende ibyishimo mganire ko nago twaje kurwana no kubafata ibintu ngo bijyane sura bijyana asigare he. Aho sigara harandeba. Ufite telefone ya touch? Oya nago mfite. Guki? Nase ufite iki? Katurebe. Dore telefone afite walayi. Yewe. Ninja mani. None se kwaro kwitaba. Ni ukwitaba? Kwitaba bakaguhamagara. Sister. Wajumishije. Nago uje uhamagara se? Sister wajumishije. Nagarita ya. None aba njewe nta muntu mba nkeneye. Genda ubwiriza ndaza nabonaga zose ucisha kuri kamera kuri televiziyo ngo murakundana zazindi mwari mugiye gukora ubukwe ziyaguhu yampereze. Nese simwe muba munshaka ni erega ni ubu ufite icyo mukeneye. Ufite ikisubgora. Mukita muhamagara mukambwira ati ngiye urabona nkeneye ibi. Ngewe nkeneye amafaranga. Nkeneye amafaranga. Ngewe niyo nkeneye nta kindi kintu nkeneye mu matwi. Reka twege nk'umutako TV tuguye ibihumbi 60. Akiniyo ariho na 270 sibyo ayandi ngiye uzabe nitutakwishyuriza uzatona mabaya muzaya maryari nyina yanjye tugwa umunsi kuko turashakisha no kozina gukorangira kuri gahunda si byiza kugira ngo umuntu aburize n'umugabo mugenzi wacu nanjye byambo n'undi byambo ariko utaha nabonye umuntu sarongo nabonye mukanisha muri go sarongo yarazura nyangwa nawe nagwabyo ariko genda itamuhindura n'inkoko ngo iki unyumvira we abe Jerega ndenze salon kankumanikire n'imyenda yawe nani hano mazina na yawe wera yego nayanjye neherereza ngo wamindura inkoko ndenze salon salon ngo yakoze noneho uri umurozi nje urabona na uri umurozi kamerama ugumye noneho ni umurozi basi wabicaye hasi sibyo umva ibyo bintu mu byumve neza ngo ni umurozi uri umurozi umva reka nkubwire ayanje nago waraheza naganje waraheza sister umushe ko yaje batafone yawe ntari reba ko message yaje Alexa uri umuntu wacu sibyo kandi mu gihe bikomeye umugabo amenya undi babonye ayandi muzaya banza ture message ko yaje dore ngiyi nayabonye sabonye okay noneho gahunda zihari neze ngizi turi tariki zingahe uyu munsi neshanu sibyo biksa yego amatariki ni kwa kangaho na munsi neshanu uyu munsi ni kwa kangahe neshanu z'ukwezi Begezaza sha urumva ibyo nibyo buriya nibyo ari kwikora kugira ngo anyambure mundi n'umuntu uzi kuganira mu mutwe nabifuku harimo ibifuku nyine reka nkwereke ngewe ndenze salon nimba nguhindura itungo reka kugoboka wagira basukama wenda 200 ngira nkareba nimba byagenda neza ngo ngwiki nagwaye mbere urayariye nturananyishyura
nongera ngo handi wiruguzunguza inunza yawe mu bakobwa waje umenya no kwishura Iyo maze kukujyaho ikaryoha uva ko nta yindi nyine uzama byanjye Sasa natuvugisha ukuri ntabwo apfe kuyama gusa ashaka yewe none sibure kankubaze ngo mumenyane abantu badukurikiye babimenye mwawe shaka ambwire nyimu hano nta kibazo cyangwa mukagenda tugumane subwo ufite iki reba ukuntu umeze tukabibyaza umusaruro reba ukuntu umeze ufite iki wowe cyo gutuma ngo tugumana nje nawe banze unyishura no tugumane nyishura amafaranga nkubyaza umusaruro nyine agenda byaza ibyo byaza hirya witsakoreza sasa reka dusoze bakunze umutako TV reka Big Sawari nari wari Ego tukugurira amata kumva bibaye byiza twagenda mukanda kandi wariye none se nariye ariko nago nanyweye none se subscribe like share ndetse na comment ku Mutako TV nitwisiye kamanajya reka twisoreze tuzakurikirana mu buzima babayemo byinshi bizatandukanye ariko musengere umuvandimwe Big Sasu musengere noneho bigeze bandabaga pe ariko se ubundi nk'Umutako TV bazasura ababyeyi be tukaganira nabo n'abavandimwe bakatubwira ubundi mu buzima bwa Big Sasu yarabaye hate ese yabaga ari mu rugo kiri tayari byagameze bite ese n'iki cyatumye ava mu rugo iwabo nko bambwira ati ntago tuzi irengero rye ariko ngiye nahamenye aba mu Gatenga urenze umurenge wa Gatenga nahamenye Big Sasu nahamenye wari uhamenye ariko iyo waba ufite n'amazi wayahamena tu kadisemba sasa tugende yewe Big Sasu yewe ngura amata cyangwa dukupe ngene nyakuzana ko wariye niba kwihorera none se kurya ari nuko kunywa ntari ariko sinanyweye amata urayanywa naguyarya cyo nasaba ngewe ndabona ameze nk'umuntu wacanganyikiwe ariko nanabikubwiye ko yasa nawe urabizi jewe numvaga ngo yarase abantu badukurikiye nubwo bumva ko amafaranga yamugurije iwabo nibo baguhamagaye sibyo nk'umuntu we baziranye na nyuma avuye mu bitaro tubyibuke yuko iwabo baramwunga bahaye ibihumbi 130 tubyibuke urumva babahaye ibihumbi 130 Big Sasu avuye mu bitaro Indera urumva ubongeye ibihumbi 170 niko byagenze nibyo sibyo niko byagenze ariko uyu nguyu ariko urumva yari yambwiye ko nge wazama televiziyo birumvikana nubwo naho arimo kurya indimi hari byimo kunyura ku ruhande ayo mafaranga ya mbere 130 ni wabo baguhamagaye urayaba hari kwa muganga abwo avuyeyo niwe wakwihamagariye akubwira n'ibyamubaye yego hoya nibyo niko byagenze ariko nge narinzi ko yakize none ahubwo ndabona arabura kwirukanka mu muhanda nibyo bisigaye ahubwo murakoze kandi namwe kumfasha gusa icyo munsezeranyije nuko muzampesha amafaranga 60 yego muzampesha amafaranga umutima wanjye se nyaguhaye Big Sasu muzashaka uburyo nyine mumwishyura yandi asigaye bagana 240 kubimbaza se ninjye wayariye 240 none se ayo mata arava mu yandi mu yanjye ngenda kugura mfite 270 mu mufuka oya noneho niba ushaka n'amata mu yanjye nta kibazo uzame 220 ngo hemo vene samata ariko se noneho azagize gutya basi ukavuga ati kanzi ndare hano kwa Big Sasu nubwo umaye nayo ngayo wenda ukazukarara hano ukaganiriza ngo nguki aze gushya reka nkubwire genda upfurwa na rwose rutoya sister ngira ngo twege twakitahira wahabonye okay natinda kunyishura namwe murabibona nzagaruka none se oya uzaje mu buyobozi babonye haba cyangwa nkuko iwabo nabo bagize uruhare kugira ngo ubone amafaranga utange amafaranga yawe ujye kureka iwabo ariko byiza nta kibazo nabyo nabikora ko ibyo yagiye atubwira biranyuranye yadututse yavuze nabyo cyetandukanye warashana ko kuraza basanga mwana nakoze gahunda n'ibyo yaje na gahunda nakoze nawe telefone yaravuze na gahunda nakoze nawe ngewe namugurije amafaranga nkuko nawe wansaba service nkayiguha nkuko nanye nshaka kugusaba service kurikiye cyangwa biberekeje ntabwo nakundanye nawe nta nubwo dukundana
ni serivisi nari muhaye. Mwana wanjye twigendere. Ayo mata ndanywesha iki?